indirimbo ya Bruce Melody uzibuka kinyuma uzabishyira imbere y'abantu oya mukorera ariko Chameleone yavuze ati shida za dunia unapanga na yanapanga shida za dunia ninakwambi hacha kuri upanga nawe upanga urapanga Imana nayo igapanga Mbese Bruce Melody nta ndirimbo afite abantu bazumva oya nakubwiye shamani ntukajye zirimo message ari Diamond yego urabizi ko yigeze guhagarikwa televiziyo y'umwaka ku indirimbo hari n'indirimbo za Diamond itagikinwa muri Tanzania yego haya indi yakoranya na wa mukobwa bita wa mukobwa wapfuye bakoranye ari Queen Video yitwaga wabaye na Miss yabaye mu Miss 10 ariko ntabwo yabaye Miss nyine top yitwaga Masogange yakoranye na Mario yego na Marion yakoranye na Marion uriya mukobwa uri muzamubona uwo wambaye amakoma gutya yarabaninze yarabaninze n'izindi televiziyo bayihagarika umwaka nyakuba Perezida Magufuli urabyibuka gira aho yandika ibaruwa no kuvuga bari abahanzi cyangwa se abahanzi n'abahanzi yego bahanga bigahitinga nk'imiriro nyine bakabona n'ibyo babona ya mashara y'ibirereze nyine umva bagahitinga icyo nshaka kuvuga guhitinga n'iki mvuga yego ni nk'ipasi y'umuriro pasi y'umuriro iraka ariko ikanazima ariko buri gipasi ya yindi ya original itwara igihe kirekire kwaka ariko niyo yatitinda kuzima rero ikintu ushaka kuvuga ni iki ndavuga nyine ya pasi y'Ikinyarwanda iyo ndatse kuvuga ni iki umuntu nka Chameleone ntukajye umugereranya n'abandi bantu ako bitinya umuntu nemera Jose ane brand nagiye Tanzania Jose Jose mwana uramwumva waba wanihebye indirimbo ze zikagwaruzamo kurandi ukabuye ukajya gukora Jose no bamusengeye burya nanjye ndi Kamiri mwana Kamiri yego burya yakubise rego we no kutazi ikigande hari yakubise ngo nekorera Maria bogele noneho nonye sasimbi ngo ndashaka amafaranga nayo narayabuze arahavuga ngo buri kuma cyansaba Yesara nsaba katonda mfuno musara ngo buri mu gitondo ndabyuka nkasaba Imana nkayisaba ibiceri ngo imfashe mbona ibiceri mbona icyondya wabyumvishije yaragize akavuga ngo sinzibagirwa abayayi banje sinshobora no kwibagirwa ababyeyi banje ya Kamiri zirimo ni nawe muhanzi niba utanabizi ni nawe muhanzi abenshi ne bari babizi ariko ngiye kubibibuza niwe muhanzi umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika bwa mbere yabanje gukora mu ntoki nyuma y'aba bana bandi komanda noneho mwenyewe amwikora mu kiganza wabyumvise igihugu noneho ariko kikinava mu turimo kwiyubaka dutangira scratch vuba muri zana kamanda aramwitegereza Kamira aravuga ati ndabyibuka Kamiri yaravuze ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika aturu urubyiruko nkanjye ariko mwebwe murakomeye muri abakuru b'igihugu ati nasabaga ngo ukore mu ntoki ati kuko ati yo ndebye ibintu ukora uri muto ati nanjye uri inspire wanjye komanda aravuga ati mumurekeza nkore mu ntoki baje gukurikiraho abandi bose ariko wari ubizi ko niwe pioneer oya Kamiri ndamwe ako jya utinya umuntu nemeye banahise mbyumva cyane yego ikaze kuri Voice Official magana 250 yes mwite super manager Bad Boy twibereye muri Diaspora Stop Center ibintu byose ariho bibera 5 kuri 5 ariho kandi twiganira amakuru n'abavugwa hirya no hino mu isi y'imyidagaduro mushimire wowe barakoze subscribe wane natwe umunsi ku wundi ariho kandi super manager nawe mukurikira kuri super manager vibes banza utereke mu kivugo cyawe nicyo duheraho kivugo nyirabo nacyo cyane ashyushya imvura mvana imeze nabi imvura y'urubura ariko burya imvura no mugisha cyane the game changer bad man president of the street ambassador of the ghetto voice of the money the best of East Africa at the front line commander AK machine the original cop the brother from another mother the King Kong super manager the King Kong yes I'm the King Kong inspiration of the youth from zero to hero from nowhere to everywhere from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from a victim to the champion, mtoto wa Mungu, the Konyene boy, talk of the city, most wanted, Raybred, king of social media, super managers in the building, Matorado Dome is everywhere. Majamanez ujambe Matorado Dome. Uvuga ngo ngiye gusohoka usokere iwabo w'ibishimo aho bibera muri Kigali n'ahandi. Ni Diaspora Stop Center Kabeza niho hagezweho ubu ngubu cyane kabisa yitwa super manager rero niba tujye kuba twiganira super ni byinshi bivuga abantu bajya batekereza ko umusitari gushaka umufasha cyangwa se umudamu bitoroshye cyangwa nta mahitamo abagoye bitewe nuko uri famous kumenya ngo umuntu arankunda cyangwa se yankurikiyeho izina nkurikiyeho ubushobozi mfite biba bigoye Maria rero
Birareka mubwire. Yego. Gushaka umugore ni nko gupfa. Gushaka umugore ni nko gupfa. Ni nko gupfa. Gupfa no gushaka umugore cyangwa no gushaka umugabo ni bimwe. Ushobora kubivuga bati batuvuze ko gushaka umugore ari ugupfa, baturatukanye kandi ntabwo ari icyo mvuze. Mpamvu ngo mvuze ngo nko gupfa. Urupfu ni ikintu cyiza igihe umuntu atatekerezaga kandi kikaba kigahepeninga. Gushaka ushobora kuba waraciye mu bagabo cyangwa se mu bagore benshi, ariko umunsi umwe wa wundi wa Imana yakugeneye wamugeraho ugahitamo ntumuceho mukabana, byaba wabyiteguye cyangwa utabyiteguye kandi bikaba kuko ari cyo gihe Imana yagennye. Bije gutyo abastari nabo n'abantu. Yego. Kandi nabo Imana ifite abo yabaremeye, baba bafasha cyangwa bafasha akazi. Yego. Ubwo rero iyo ibyo bitaragera jya umenya ko uw'Imana yageneye umuntu aba ataraza. Yego. Igisubizo ni icyo. Igihe noneho uwo Imana yakugeneye yahageze, wabyitwaramo gute mu mibanire yawe na societe? Uri umustar, ushobora guhura n'umukobwa akwifotorezaho, ushobora guhura n'umukobwa akaguhobera, ubu ni muraganisha nyine kwa DB. Igihe noneho uwo mupatina wamaze kumubona super manager, uri buze kujya ahantu ugasanga umukobwa araguhobeye, madamu wawe abasabwa iki? Umustar wa mbere ku isi, perezida w'igihugu cyari cyo cyose, uryo mustar. Umustar wa mbere ku isi ni perezida w'icyo gihugu. Ni bangaye bifotoreza kuri Donald Trump. Yiyamamaza wabonaga abana bato b'abakobwa n'abahungu bamwiyamamariza bamwifotoreza. Amaze kuba umudiplomate ubwo niyo yagiye agahura n'urubyiruko rwa Amerika ko bamwifotoreza. None se umugore we Melanie aravuga ngo hari icyo yakoze. Azi ko bakurikiyeho kuko bamufana. Fanatism. Wabyumvishije? Yego. Ubu nubona umustari w'umuhungu yifotoreje kuri umunyakubahwa perezida wa Tanzania Samia Suluhu, uzavuga ngo wari kirimo. Ubu yo wereka guta Museveni perezida w'Ugande niyaga kifotoreza kuri abana b'abakobwa bacu baririmbaga bitaga Charina Nina, akanabaha amafaranga amashiringi, akabaha ntawe uzi ibyo yabahaye, gusa yabahaye akabahasha. Arabwira ati mwakoze kuri nese buriya no kuvuga ngo hari ibyo yarakoze yaraciye inyuma. Biriya rero mugomba kubifata nkaho iriya ni fanatism. Umuntu ashobora kuba kwikundira umustar, yego, ariko nta kiba kirenze hariya. Birenze hariya umustar agakora ibindi agaca inyuma bashakanye, no kuvuga ngo n'ubundi yatakabaye umustar yakaba yabikoze. Ni imico yavukanye mibi, ni karande. Noneho kuba noneho media yakuririza ibintu rero byo uso gusanga umuntu wenda yifotoreje ku wundi akuruyishanga bibaye igitangaza nkuko nawe bakubonanye aka video gato gusa n'ama views. Ibyo n'ama views. Ariko si dukwiye gushaka views twangiza ubuzima bw'umuntu, kuko urumva niba nka DB afite umudamu kuza gukwirakwiza iyo foto n'umukobwa utwo twenda ngo twimbere bajugunye. Nanjye nakubwiye umaze gukura mu mutwe, reka nkubwire mu giswahili baravuga ngo kufa kufana. Kufa kufana birisubiremo kufa kufana. Uzi icyo bisobanura? Oya. Bivuze ngo hapfa bamwe abandi babaho, cyangwa se hapfa bamwe abandi bakira. Simvuga kubaho nyine by'ubuzima, yego, no kuvuga mu buryo bwo gusubira mu mwanya abandi barimo. Uzi impamvu? Wowe nonaha yego, waryo warumbarije ngo kuki ngo nka DB ngo ugire usubire ikibazo cyanyu gusubize neza. Nari ngwaje ni DB gusho gusanga wenda yahuye n'umukobwa yamuhobeye cyangwa se bifotoranyije, bibaye saga, bibaye ikibazo kuri Pamela, abifata te kubona media ikomeza gukwirakwiza ibyo bintu? Ntabwo ari kwambajije, uranda kuyobora, urambajije ngo nka media yego ikwirakwiza ibyo bintu kandi izi ko ari bibi. Media ikwirakwiza ayo makuru twakwita iyo rumors. Ubyo media ni media ki? Mbese ni kuki babigira? Yego. Nanjye ndakubwira ngo kufa kufana. No uzi icyo bisobanura? Hari igihe uba uri mu byago abandi bakabikiriramo. None se ibyago byamwe amahirwe ku bandi? Iyo ibyago byabamwe amahirwe mu yandi. None se ndashaka kujya mubaza, iyo upfuye uri minisitiri ntawe ujya mu mwanya wawe? Yajyamo. Iyo upfuye uri gitifu ntawe ujya mu mwanya wawe? Ajyamo. Iyo upfuye uri gavana ntawe ujya mu mwanya wawe? Ajyamo. None se wagiye mu mwanya wawe mwagiye muca nta bateri mugira nzima mu mwanya wawe umubwiye ngo wa muntu wapfuye wagiriye mu mwanya arazutse yakwishima? Oya.
kuko warareba araje kumukura ku mugati kuko warareba iki umugati biryo bye niyo mpamvu nkubwiye ngo kufa kufana hapfa bamwe abandi bakishima bakabyugukira bakagira amahirwe nicyo nshatse kuvuga yego no kuvuga ngo media iyo ibonye ibyo bintu ntiyita ko igiye gusebya urugo cyangwa kwangiza urugo cyangwa gusenya urugo rw'uwo musitari iravuga ati twe tubone amavyuzi tugurisha twe twinjize gusa niyo mpamvu navuze kufa kufana bamwe barya abandi bapfa bamwe barababara abandi bo bakabyuka ngo media yo niyitaye ku bya Pamela na The Ben niyitaye ku bya super manager ngo yaguye yakoze impanuka baravuga ati ducuruze cyane twunguke ntibitaye ngo kuri Pamela na The Ben super manager tumubonanye na Emeline Shanga kandi wenda nawe n'umufana wawe mwari muhuye biyo babonye ibyago niho barira bakamamaza izo nkuru amavyuzi akinjira ubwo nyine nuko kandi abo ni mwebwe si wowe se nta nkuru sawa rero kandi umunsi mwiza yego uwitwa Jose Chameleone agiye kuza muri Kigali Universe this coming week. Jose Chameleone yaramaze n'iminsi arwaye ari kuri Calibre koko izabona abantu bamwe mu bantu bakurikira muziki wa East Africa by'umwihariko. Chameleone personally Chameleone ngewe ndamukunda kandi niba mukunda akundwa n'abantu benshi yego kuko Chameleone yaratangiye kumwumva ndi mwaka wa 2 secondaire umwaka wa 2 ndabyibuka afite indirimbo bita Mama Mia Papa DJ kuri indirimbo ya Chameleone ya mbere yatangiriyeho abenshi nibayizi bayita Bageya iyo ni indirimbo yatangiriye muri ya mbere niyo ya mbere Papa DJ asohora album ye yitwaga Mama Mia ngira ngo haje gusohora album ya kabiri Dorothea Chameleone ndamuzi uramuzi ni ga secondary mu kabiri niwe najyaga niyita bamwe mu stars ba Mr Nice wa Chameleone ko bakunda kuri umva n'abantu twakoze rero afite groupe y'abantu bamwemera yego bazaza ndabizi uko Jose nirigenda afite ngoma zitazasaza yo bumvishe Bey Kari turi kwenda wote Kigali kakatakura ugari ngo namutwaye Kigali aho twamuryana ugari yanga kurya ubugari etame katazwa na daktari ngo muganga yamuje ngo atarya ubugari keshi kabide nitoroke ni mwache Kigali ngo naratorotse musigi Kigali yanga kurya ubugari vitu vya Bey Kari niki wasina mimi hane jari mwansa ibintu by'agaciro nabana bifita kandeka abwira umukobwa sha anani ngomba vitu vya Bey arimo kuri kwinshi cyane niki wasina mimi hane jari siku nyingine nilipanga twende wote Kigali tusherekeye kwa sababu nilikuwa na mali kumbe Kigali na pilikuwa hatari kakatakura ugarame katoza na daktari kesi nitoroke kesi nabidi nitoroke ni muache Kigali ananigomba vitu vya Bey Kari kiwa sina mimi hani jari buraka wa Kamili nisi mwana nisi cyane wanage zaje nawe uzaje uzaburi muri Kigali ni abantu reka nkubwira abantu baje Kamili yakubise bita shida za dunia yego abate shida za dunia nacyo gikorwa Gayera akoze nacyo gikorwa ubundi Gayera nyagamupinga kandi yarazanye Bruce Melody akamuzana wa Diamond ubundi nicyo gikorwa akoze kizima kutuzanira Legend Jose kandi yarahuje Bruce Melody na Diamond nanjye bazambwire mbahuze $50 by'idolari yishyuye kugira ngo 50 dolari menshi reka nkubwire Bruce Melody naramuka akuze nkuko cyangwa se abaye Legend nkuko dufata indirimbo ya Bruce Melody uzibuka kinyuma uzabishyira imbere y'abantu oya ariko Chameleone yavuze ati shida za dunia unapanga naye anapanga shida za dunia ninakwambi hacha kuri upanga nawe upanga urapanga Imana nayo igapanga Bruce Melody nandirimba afite abantu bazumva oya nakubwiye shamani ntukaje zirimo message ari Diamond yego urabizi ko yigeze guhagarikwa televiziyo y'umwaka kuri indirimbo ari n'indirimbo za Diamond itagikinwa muri Tanzania yego haya yindi yakoranya na mukobwa bita wa mukobwa wapfuye bakoranye ari Queen Video yitwaga wabaye na Miss yabaye mu Miss 10 ariko ntabwo yabaye Miss nyine top yitwaga Masogange yakoranye na Mario yego na Marion yakoranye na Marion uriya mukobwa uri muzamubona ngo wambaye amakoma gutya yarabaninze n'izindi televiziyo bayihagarika umwaka nyakuba Perezida Magufuli urabyibuka ageraho yandika ibaruwa no kuvuga bari abahanzi cyangwa se abo bahanzi n'abahanzi yego bahanga bigahitinga nk'imiriro nyine bakabona n'ibyo babona ya mashara y'ibirereza nyine umva bagahitinga icyo nshaka kuvuga guhitinga n'iki mvuga yego ni nk'ipasi y'umuriro pasi y'umuriro iraka ariko ikanazima ariko buri gipasi ya yindi ya original itwara igihe kirekire kwaka ariko niyo yatitinda kuzima rero ikintu nshaka kuvuga ni iki ndavuga nyine ya pasi y'Ikinyarwanda iyo ndatse kuvuga ni iki umuntu nka Chameleone ntukajye umugereranya n'abandi bantu ako bitinya umuntu nemera Jose ane brand nagiye Tanzania Jose
Jose mwana uramwumva waba wanihebye indirimbo ze zikagugarukamo kuraje ukabuye ukajya gukora Jose namo bamusengeye burya nanjye ndi Kamiri mwana Kamiri yego burya yakubise rega we no kutazi ikigande ariyo yakubise ngo nekorera Maria bogele noneho nonye sasimbi ngo ndashaka amafaranga nayo narayabuze arahavuga ngo buri kuma cyansaba Yesara nsaba katonda mfuno musara ngo buri mu gitondo ndabyuka nkasaba Imana nkayisaba ibiceri ngo imfashe mbona ibiceri mbona icyondya wabyumvishije yarangiza akavuga ngo sinzibagirwa abayayi banje sinshobora no kwibagirwa ababyeyi banje ya Kamiri zirimo Miss ni nawe muhanzi niba utanabizi ni nawe muhanzi abenshi ne bari babizi ariko giye kubibuza niwe muhanzi umukuru w'igihugu cyacu nyakwa Perezida wa Repubulika bwa mbere yabanje gukora mu ntoki nyuma y'aba bana bandi komanda noneho mwenyewe amwikora mu kiganza wabyumvise igihugu noneho ariko kikinava mu turimo kwiyubaka dutangira scratch vuba muri zana kamanda aramwitegereza Kamira aravuga ati ndabyibuka Kamiri yaravuze ati nyakwa Perezida wa Repubulika aturu urubyiruko nkanjye ariko mwebwe murakomeye muri abakuru b'igihugu ati nasabaga ngo ukore mu ntoki ati kuko ati yo ndebye ibintu ukora uri muto ati nanjye uri inspire wanjye komanda aravuga ati mumurekeza nkore mu ntoki baje gukurikiraho abandi bose ariko wari ubizi ko niwe pioneer oya Kamiri ndamwe ako utinya umuntu nemeye banahise mbyumva cyane yego owa Kamiri Joseph Mayanja Kamiri ni mubi cyane super Chameleone muri season nabonye ni foto de Ben bari kumwe ndetse na Paraso ngira ngo bategura n'imishinga nyago y'indirimbo uyu de Ben n'uyu Bruce Melody bamwigira heke nakubwiye ngo Kamiri niba abantu bazanava ku isi ibikorwa byabo tukajya duhora nakubwiye indirimbo shize za Duni yumvishije nkanjye uzi igiswahili yego kikomereza urumva indirimbo nka shida za Duni uyumvise uro mu bibazo kumva kuraje yo kujya gukora arakubwira ati acha kuriya ni shida za atereka kurira ni ibibazo byiza yego acha kuriya Mungu anakuja leo dunia umva ati umura Imana nawe irakuza yego unapanga na yeye anapanga aturapanga ariko Imana nayo irapanga yego shida za dunia ninakwambia urumva ati Imana irapanga nawe ugapanga yego nuvuga ngo iyo wumvishije zira ndirimbo niyo urumva niyo wumvishije courage mbese iragaruka yego bara nabarigende twuba ntabwo kubeshya Kamiri nakubwiye ngo babwigire indirimbo z'ubutumwa uzafate umuntu nka Professor Jay yego indirimbo yakoranye na Chameleone abenshi nimumva igiswahili ndashaka kubiga igiswahili ko Bruce Melody yatangiye kwiga Perezida wa Repubulika wacu yo mubona avuga ati twazanye abarimu u Rwanda rwaharinze abarimu bigisha n'igiswahili hano abana ko batamenya igiswahili iyo ubona umukuru w'igihugu cyacu avuga ijambo akarivuga mu giswahili ubundi ijambo ry'umukuru w'igihugu n'itegeko warubizi yego none se ko avuga igiswahili kandi tukaba tuzi ko tumukunda mwakwiza igiswahili banyarwanda mukajya mugashobora no gucururiza icyambere n'ururimi rworoshye icyakabiri n'ururimi muri akarere k'ibiyaga bigari ruvugwa hose icyagatatu rumaze kuba ururimi mpuzamahanga muri Amerika bararwigisha mu Bushinwa hari televiziyo na radio butambukaho muri South Africa nuko ni mpuzamahanga muri Japan bafite itangazamakuru ry'igiswahili yego Dubai ho nuko Yemen nuko Oman nuko mwakwiza igiswahili kuko ndashaka kugira ngo zira ndirimbo za Kamiri ntazivuga gutya abantu bakumva barahombye ibintu byinshi kumbe harimo ibintu byiza cyane harimo ubutumwa bwinshi cyane iyo wumvishe Bei Kari ananiomba vitu ngo arasaba iby'agaciro ababwira umukobwa ananiomba vitu vya Bei Kari imihani ijyari ati yo ntabifite uwo munsi njya arigendera bwo nekereza ko ngira ngo Gayeri ndamushimira ubundi najyaga mupinga njye urabizi buriya ni inshuti yanjye ntabwo ari inshuti yanjye cyane bigeze guhura ngira ngo igenda nagiye Bugande nagiye gukora igitaramo ndi kumwe na Element muri Rugogo urabyibuka cyane ubwo twahuriye inyuma muri backstage yansuhuzaho afatana selfie gutya ko sinigeze mbona yisohora rebe bya bindi by'abagingo no kwiyemera ubwo wenda yarayisibye cyangwa se ubwo yarambwiye ati reka dufate selfie arayifata atya nza kubaza wa wundi bagendanaga bitangwa ni Patrick ngo ni Pazo arambwira ngo umva mane ngo Gayeri ngo yafashe ngo nuza ngo agiye kuyipostinga ngo turamubwira uriya mugingo noneho ngo ntawe uzamukira ndamubwira ineze njyewe niyo na postingwa na Gayeri ryo postingwa n'isi no muri Amerika abazirikare ba Amerika bari ku rugamba ujye ubona bavuga ngo bad man ntuti bibona cyane za gold.com ziranye ubona cyakeneye Gayeri kuko yego Gayeri nicyo kintu cyanye n'umushimiye ibyo yafashe Bruce Melody ntabwo byemera urumva aho no gucuruza yego
ubwo no gucuruza kandi ndabyemera gucuruza yego kuko Melody azarangira ariko nta ndirimbo y'izibukwa ariko Camille ni umuntu sinazifite yagiye aririmba oya ruva none se twe tuvuga indirimbo zirastinga yego no kuvuga nk'iriya ndirimbo yanjye Sheila iyo yumvishe ni ibintu bibaho buri gihe ni indirimbo y'ibihe byose ibihe byose n'umwana iriya ndirimbo yanjye Sheila mara ya kwanza tulikutana penzi lako linanichanganya Sheila urukundo rwawe rwanesheje umutwe Sheila yego nimechizi mimi msera urumva nsa n'uwacanganyikiwe kuko nari umwana wo ku muhanda umenitoka kwenye ukapera umenipenda mimi bila hela wankunze umenitoka kwenye ukapera wankuye mu busiribateri umenipenda mimi sina hela unkunda nta kintu mfite nta mafaranga ngira no kuvuga ngo nibyerekana ko umukire n'umukene bashobora gukunda kubana uvuga ngo niyo ubirebye ukareba script yayo nacuruzaga imyenda ndi umutembeye ndi umuzunguzayi nkundwa n'umukobwa ufite imodoka aranyikundira turabana iyo iriya ndirimbo yanjye Sheila irimo ubutumwa bwinshi ni indirimbo niyo bazavuga bati sobana yagiye guperforminga abantu bazavuga bati banza ushyiremo Sheila ujye ubona ahangaha hari igihe bayikubita bakavuga bati subizamo Sheila kuko ifite ubutumwa buhoraho urumva rero buriya iyo tugiye mu bintu bizarastinga dushyiraho ibintu bizarastinga nk'ubu hari indirimbo ngiye gusohora mu minsi iri imbere yitwa Piscari uzayumva toto mzuri kwa kuwe daktari nifanye dini ya mani kuwe gari Nairobi Kampala Bongo paka Kigali wana kubali wana kota badeda uzayumva igiye gusohoka indirimbo umuntu yumva n'umuntu wa Kenya n'uwa Tanzania akavuga ati kwiri umuntu ibi binavuga bibaho Bruce Melody nta ndirimbo afite irimo ubutumwa se icyo nshatse kukubwira rero n'iki Alikiba yavuye yego ajyana na Diamond bagenda bahitinga Diamond ageze yaburi igikombe abura no kuza mu mwanya wa gatatu n'ubyibuka ndabyibuka Alikiba umuhembera indirimbo y'iki y'ubutumwa yahindira ngo like kubera ko ifite message yego urumva Eddy Kenzo yavuye haragenda atwara beat abandi kuko baravuze bati icyambere yakoze ibintu bya Kinyafurika yashyizemo script ya Kinyafurika yego urajya kuzanira abazungu ibyo bahora babona buri gihe iyo baje mu Rwanda bashaka kureba African life bakajya mu rugero mu Bigogwe bakanywa amata y'inka bakavayo kureba ingagi bakajya kureba ingagi nubwo barashaka guhindura life bari ivinga ubwo what I'm saying yego ubwo rero magambo makeya soje nshimira Gael kuzana nacyo mushimi igende Camille oya Camille no musaza Camille ni muzima cyane Camille ni muzima cyane impaka zaracitse Camille no musaza 25 rero ubwo ni muri Kigali University cyawe wayibitseho rangiye aho sari urihe urayishyura rangiye ngende gangster man ngende gangster ibintu nk'ibyo mbana birangije kera ngende woji gangster woji bad boy super sana katugushira urumva nta gangster ujya wangwa yangwa n'amasinici reka ama gangster yose ku muhanda bujya kunda gangster none umuntu akubwira ngo cya super ndacyanga mani mu kiriyemera mani kira gitipe kiravuga abari idaki ni idaki bara n'amasinici ariko ubundi igi yose igi ibigomba kubikunda bad boy turanu wacu asante sana bad boy asante sana kweze kutuganiriza ko dumwanya ariko suza no sleep team no abantu bahungu bataryama no sleep team abo nibo ba super manager narakubwiye ngo njyewe wabyumvishije yego fans banjye cyangwa se abafana banjye ntibagaragara no sleep team ubigerageje nibwo wabibona everywhere bari hose mu majyaruguru mu majyepfo burasirazuba iburengerazuba diaspora Kigali y'umujyi wose hose mu mashyamba za Gishwati hose cyane hose baba hari zagabiro hose no sleep team bo nibavuga bo babankurikirana gusa ni bikorwa gusa babandebera hari kuri jome bakavuga bati super manager izana itakebo ntakorwaho no sleep team ndabasuhuza super sana akoze kutuganiza no sleep team nanjye niyo ndimo asante sana super mwakoze kudukurikira ariko natwe kadusubira ubutaha